Nitwa INES GIRIHIRWE. Mfite imyaka 24, ndi umusineaste. Natangiye muri 2017. Kubera ko nari narize ibintu bitandukanye nyine, nari narize ibintu bijyanye na science. I was expected ko gukomeza muri iyo field, ariko ntago ari byo nashakaga. Nakundaga ibintu bya art. Gusa nabyo nyine ntago nabashije kubona exactement ikintu nashakaga, ariko naje kumenya nyine ibintu bijyanye na filmmaking. And then aribwo natangiye gukora ibintu bijyanye na filmmaking muri 2017 nyine. From there narigaga ibintu bijyanye na film, and then muri 2020 nibwo nabashije gukora film yanjye ya mbere. And it went to festivals, it won some awards. Yeah, I'm working on some other shorts as well. Nk'umukobwa, imbogamizi mpura nazo ntekereza ko wenda ntari guhura nazo iyo mba ni nk'umusore. So far ntago ari nyinshi cyane, ariko nyine hari ibintu bitabura. Hari igihe umuntu akwaposha nk'umuntu mugiye gukorana cyangwa nk'umuntu mukorana, akwaposha ukumva ko hari intérêt nyine, hari ikintu akubonamo, yagakwiye kuba akwaposha bitewe na your skills and everything, but then ukaza gusanga we hari ikindi kintu ashaka. Icyo ni ikintu naje kubona nyine cyagiye kiba frequently, ku buryo nyine nabonaga ari ikintu kintangaza nyine. Iyo ugitangira gukora nyine, iyo ukinjira muri iyi field ugishakisha, ushaka ahantu kuri information, ukuntu wiga, abantu umenya na wenda, cyangwa ushaka n'ibiraka. Hari igihe waposha abantu, abenshi baba bari mu bintu bijyanye na cinema, usanga ari abagabo, kugira ngo uzabone ahantu nyine abagore baba barimo baba ari bakeya, cyangwa abakobwa baba barimo. So akenshi iyo waposha umuntu kugira ngo nibura mujyane kuri seti, cyangwa kugira ngo wenda se aguhe nk'ikiraka, wenda ukorere nk'udufaranga duke nawe ubone ukuntu wisupportinga, usanga waposha abagabo kenshi. So uramwegera, ukamubwira, ukamugaragariza nyine icyo ushaka, ukamubwira passion yawe, gusaba akazi nyine ukuntu bigenda, cyangwa kugira ngo nyine ubone aho uhera umuntu. Rero uramwaposha akakwemerera, mukaba mwajyana kuri seti. Gusa nyine nyuma ukaza gusanga arakwaposheje, ukasanga ni wenda ni nk'umuntu wari wakwikundiye, ashaka nk'uburyo ari buze nko kukuvugisha, cyangwa abona ahantu ari buguhere. Hari nk'ukuntu ibintu byajyaga rero nyine tukarara nko kuri seti, cyangwa wenda tukageza ibintu bya covid bitaraba, igihe cya covid kitaraza nyine ngo batangiye gushyiraho ama-curfew, bashyiraho n'ibintu byinshi, ama restrictions menshi. Hari ukuntu twakoraga tukageza nimugoroba cyane. Rero rimwe na rimwe bitewe n'ikiraka wenda twagiyemo, umuntu yamara guhaga nyine, kuko hari igihe twamaraga gukora, abantu bagasangira, bakanywa amayoga n'ibindi bintu nk'ibyo byose. And then twamara twese twicaye ahantu hamwe, ukajya kumva umuntu arakwaposheje, kumva atangiye kukubwira ibintu runaka, ukibaza se I thought ibyo ari byo byose hari ukundi kuntu wambonaga kutari uko nyine, ukumva harimo no mu buryo kwaposheje harimo n'agasuzuguro, kubera ko hari ukundi kuntu akubona usibye uburyo professionnel mukorana n'ukuntu akwaposheje. So icyo kintu ni ikintu nyine umuntu yakomeza kugenda ahura nacyo kenshi cyane, ku buryo nyine bigusaba kugenda gake kugira ngo gushyiramo effort kurusha entourage yawe, wenda kenshi usanga ari abasore benshi, kugira ngo nyine ugaragaze ko nawe urashoboye, cyangwa wenda hari ikintu uzi, cyangwa hari ikintu ushaka. So ukaba wenda a bit more serious, kugira ngo nyine umuntu abone ati okay, so she's serious too, muri ubwo buryo nyine.
ni effort nyine ukagenda ukora effort mu buryo runaka ukagenda ukora effort nyine ku buryo ugaragariza nk'uwo muntu ukavuga iyo akuvanaho iyo attention ahubwo wenda akaba ya providinga icyo ushaka nawe so nicyo kintu umuntu akunda guhura nacyo kenshi gusa nyine ugeraho ukabona ni fazi isanzwe ni ibintu bisanzwe umuntu ahura nabyo kenshi ukabona ukabimenyera nyine ukamenya kubana nabyo mu buzima nta kibazo n'ibiraho ikindi ni cya gihe cy'ukwezi uzi nicyo kintu sometimes I am annoyed I am like ku bantu nyine wenda bizera nk'Imana bati se koko why koko hari igihe ni ukuvuga ni ikintu umuntu yiga kubana nacyo kubera ko but sometimes it's painful ukaba ufite nk'akazi ukaba ufite nk'ikiraka ugomba gukora kandi nta hantu wabihungira so you pop some pills ubundi ukagenda ugakora ariko wumva umunsi wose wumva umeze nabi cyangwa hari n'igihe bibaho ko mbere y'icyumweru utangira kwiyumva umeze ukuntu wenda ko igihe cy'ikibada kigiye kugera so ibyo bintu uhora ujyamo buri kwezi I find that hard to accept even now like why do we have to deal with this iki gihe cyose nyine cyangwa ugasanga wenda wigiriye nk'ahantu se bigenze gute mu nama cyangwa wenda witegeye nka moto ukajya kubona ukabona witashije so ni ikintu nyine ni ikintu I find uncomfortable of all things why should we go through that and every month ntekereza ko iyo umuntu nyine nk'umugabo you don't have to deal with that so kandi nabwo nyine wakibura nabwo ugahangayika bikaba ikindi kintu so I am like why should I suffer every month or why should I go through this every month why should I have to be more cautious igihe n'iki cyageze abandi wenda tukiseti imbaraga biragusa gutekereza ariko wowe no you're not in mood you're sulking somewhere or kubera ko hari ikiri kujya mbere kandi wenda niyo umuntu yakwegera akakubaza wenda how can I explain ntago ari ikintu nyine buri muntu wese yumva cyane cyane nyine wenda iyo uri umugabo it's not something you go through so sometimes you might not understand but hari nk'abantu wenda b'abakobwa benshi cyangwa abagore benshi bashobora kumva how this feels but to this day I need kwiyumvisha ko it's part of life I have to accept it I am a woman and it's something you live with but why it's still a why well ni ibyo ngibyo naho ibindi byose ni bisanzwe nyine aside from being a woman I am a person too so ibintu byose ni bisanzwe buretse utuntu nk'utwo nyine tugenda tuza that reminds you that sometimes you're a woman but you're umukobwa in a family in a random family you're expected to be or you're expected to a lot of expectations actually yes nk'abantu buri muntu wese cyangwa nk'umwana uturuka ahantu abantu bakugiraho expectations ariko noneho turi mu minsi iri kwevolvinga ibintu biri kugenda bimera neza but still imiryango imwe ikiri conserve n'ibiki byose hari yiri umukobwa hari ibintu buri expected hari image buri expected gutanga hari ahantu ibintu buri expected gukora hari n'ukuntu buri expected kwitwara kugira ngo nyine niba uva mu muryango runaka kugira ngo nyine niba uva mu muryango runaka udasebye iwanyu nk'ubu nyine it's something little but
something that I found a bit funny. Iwacu ndi imfura, so umuhungu niwe nkurikira. Twese hari ahantu twageze cyangwa kundi umuntu aba akeneye gusohoka, kujya hanze, kwishimisha, ibintu nk'ibyo byose. I was always expected hari amasaha ntarenza. Umusaza wanjye akaba yayarenza, akaba yanatanga nk'impamvu bikumvikana, ikaba ari discussion bikarengwaho. And I always find that funny. Like, yeah, I am a woman, the ijoro and danger and everything, but what is this? Sometimes when I need to clear my head, I like going outside, taking a walk or something. But I've like always been told ko uri umukobwa kugenda ijoro ntago ari sawa. Umuntu wese ashobora kukubonerana ko kuri umukobwa nyine kandi hanze se ibirara ngo n'abasore. Stereotypes like that, even though it's not stereotypes. Yes, night and danger. So to this day, iyo ndi kugenda mu nzira, I am very, very conscious and very alert that I don't enjoy that much night walks. Kereka wenda iyo ndi kumwe n'undi muntu cyangwa hari umuntu hafi aho cyangwa ari ahantu hari nyabagendwa, because yeah, you're a woman, you're not that strong. You have ufite malete yawe, even though utawufite malete yawe nawe ubwawe uri igikoresho gifatwa ukuntu runaka. Umunsi w'umugore ni umunsi uri important kubera ko achievements z'abagore, achievements zacu twese nyine ziba highlighted. Ukabona difference yaho igihe cyose aho umuntu yavuye naho yageze, which I think it's good and it's encouraging ku bantu nyine b'igitsina gore, kuri twese nyine tushaka kugira aho tuva tukagira naho tugera. That's generally it's good that women are celebrated, and it's important. I would not necessarily use a role model, but there is a woman I appreciate. There is a woman I appreciate so much, and that is my mother. That is my mother, because naramubonye kuva nkura. Ibibazo byose yaciyemo, ibintu byose yaciyemo, I was there. Effort zose yakoze kugira ngo all of us to be happy, all of us tujye mu mashuri twige, all of us kugira ngo nyine twese nyine tugera aho tuba tugeze ubu ngubu. It's a lot, and I do appreciate that woman. Ikintu numva gihindutse muri societe cyadufasha twese kwa avansa nk'abakobwa cyangwa na societe y'ubwayo, ni kubona umwana w'umukobwa cyangwa kubona umugore nk'umuntu mbere yuko umubona nk'umukobwa. In a sense yo kuvuga, not to reduce them to their sexes. Kwa kundi nyine iyo umukobwa avutse hano, umuntu nyine aba expectinga ko umukobwa wacu turamubyaye, turamurera neza, ubundi azashake agende. Icyo kintu ni ikintu kidushyira muri kaje runaka, ku buryo nyine ukura wumva hari ahantu ugomba kujya, ukuntu ugomba kwitwara kugira ngo ubone umugabo, and that's fine, ubuzima bugakomeza. But
if women were more of human beings as well, they would be expected to achieve, not expected actually, bakabona nyine espace yo ku-explora ubuzima mu buryo bwo kwachivinga, mu buryo bwo kuba abaribo, kuko se iyo ukuze target ari ugushaka umugabo ubundi ukagira umuryango nyine nawe, biba ari ibyo. I am not saying it's not a good, it's a great thing and it's a thing I appreciate, but ntago ari aho ngaho ubuzima bwakabaye bugarukira, cyangwa ari icyo ngicyo, ari aho ngaho ibintu byose byagakwiye kurangirira. So I think it's ni ikintu kiri kugenda kiza, biri kugenda bihinduka imyumvire yacu, but gushyiramo effort aho hantu, kubona umwana w'umukobwa nk'umuntu kurusha uko umubona uzabyara akagira abana nyine nawe akagira umuryango gusa.